umuntu wa mbere mu Rwanda yaje kuba yagaragaraho indwara ya Colona Virus, icyorezo cyugarije isi muri rusange. Minisitiri w'ubuzima yemeje ko umuhinde wageze mu Rwanda ku itariki 8 Werurwe 2020 avuye i Mumbai yatahuweho icyorezo cya Colona Virus. Minisitiri w'ubuzima yatangaje ko uyu murwayi atari afite ibimenyetso ahubwo yageraga mu Rwanda. Yaje gushyikirizwa inzego z'ubuzima ku itariki 13 Werurwe, aho yahise asuzumwa, ubu arimo kwitabwaho kandi ameze neza. Yashyizwe ahantu ha wenyine yatandukanyijwe n'abandi barwayi. Minisitiri w'ubuzima yavuze ko yahise ikurikirana ahantu hose watahuyeho Colona Virus yanyuze kugira ngo asuzumwe ko nta bandi banduye. Yakomeje iti abaturage bose mu Rwanda barasabwa gukomeza gukurikiza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima, by'umwihariko gukaraba intoki, kwirinda inama zihuza abantu benshi no kumenyekanisha ibimenyetso byose umuntu agize binyuze mu guhamagara ku 114. Minisitiri w'ubuzima Dr Ngamije yaje gutangaza yuko umuhinde watahuweho Colona Virus yageze mu Rwanda avuye mu Mumbai ku itariki 8 Werurwe. Nyuma y'iminsi 6 agira ibimenyetso bya Colona Virus, ajya kwivuza ku bitaro bya Birababaje, ayikekwaho afatwa ibipimo, ibisubizo biza kugaragaza ko yarwaye. Yakomeje ati uyu muntu yinjira mu gihugu nta kimenyetso na kimwe yari afite, kuko bigaragara mu byemezo dufite ubwo yacaga ku kibuga cy'indege. Hanyuma atangiye kumva atameze neza kwa 13 Werurwe, aza kwa muganga kandi ibipimo byaje kugaragaza ko arwaye iriya ndwara ya COVID-19. Uwo muhinde usanzwe ukorera rimwe mu mashami y'umuryango w'abibumbye mu Rwanda ngo yafashwe n'umuriro cyane ku wa 12 Werurwe, arakorora, agira ikibazo cyo guhumeka nabi no gucika intege. Dr Ngamije yakomeje ati ari ahantu mu ivuriro, hari ivuriro ryakira abantu bafite iriya ndwara, ari kumwe n'umugore we, kuko nawe ubu turamufata nk'umuntu ukekwaho indwara kugeza igihe tuzasuzuma tukamenya ko umugabo we yamwanduje cyangwa atamwanduje, byose birashoboka. Bari kumwe ndetse n'umuzamu wo mu rugo babana, dufite aho twabacumbikiye kugira ngo tubiteho. Nyuma yo gusangwamo COVID-19, umuryango w'uyu muhinde n'abo bakoranaga bashyizwe mu kato kuba ataratahuwe ageze ku kibuga cy'indege i Kanombe. Birashoboka ko hari abandi yanduje, ku buryo hafashwe ingamba mu gushakisha uwo yahuye nawe wese basuzumwe banakurikiranwe. Dr Ngamije yakomeje ati umuntu ashobora kuba nta bimenyetso afite akaba yakwanduza abandi bahuye nawe, cyane ko iyi ndwara yandurira mu kwegerana, amatembabuzi akaba yamuvaho akakujya mu mazuru, mu maso cyangwa se mu kanwa, cyangwa se akakugwaho warangiza ukikora mu ijisho cyangwa mu kanwa. Ibyo ngo niyo mpamvu abantu bashishikarizwa gukaraba, kurya agakoko kakugiyeho ukikoraho utandura, ndetse abantu bagashishikarizwa kutegerana cyane ku buryo haba metero 1.5 hagati y'abantu babiri. Uyu muntu wa mbere agaragaye mu gihe sosiyete nyarwanda ikora ubwikorezi mu ndege Rwandair kwa 12 Werurwe yatangaje ko yahagaritse ingendo ziva n'izijya mu mujyi wa Mumbai kugeza kwa 30 Mata 2020 kubera ihagarikwa ryo gutanga viza mu Buhinde ryatewe n'ikwirakwira rya Colona Virus muri icyo gihugu. Iyi ndwara igeze mu Rwanda mu gihe rukomeje gufata ingamba zatuma umuntu wagerageza kwinjira mu Rwanda afite ubwo burwayi atahurwa, zirimo gupima umuriro abinjira ku mipaka nk'ikimenyetso cy'ibanze cya Colona Virus, hifashishijwe kamera no gushyiraho uburyo bw'isuku butuma umuntu akaraba amazi meza n'isabune cyangwa agakoresha alcohol yica udukoko. Umujyi wa Kigali uheruka gusubika ibitaramo by'imyidagaduro n'ibindi birori bihuza abantu benshi nk'imurikagurisha, imurikabikorwa, umutambagiro n'ibindi, kugeza igihe irindi tangazo rizasohokera ryo kubisubukura. Mu itangazo umujyi wa Kigali washyize ahagaragara kwa 8 Werurwe wagize uti mu kurengera ubuzima bw'abaturage tuributsa abafite ibikorwa bihuza abantu benshi nk'insengero, ubukwe, utubari, hoteli, resitora, utubyiniro, ahakorerwa siporo n'ahandi gukaza ingamba z'isuku bashyiraho uburyo bwo gukaraba cyangwa se umuti wabugenewe wica mikorobe. Urwego ngenzuramikorere rura ku wa 4 rwatanze amabwiriza ko ahategerwa imodoka rusange hose hagomba gushyirwa ibikoresho by'isuku n'uburyo bwo kugira isuku ku modoka rusange hagamijwe kwirinda icyorezo cya Colona Virus. Murakoze cyane. This is Jesus Entertainment. Jya nibutse turakora subscribe, nicyo gihe nako kanya nyamuneka n'uvantu ndakoze subscribe, ni byinshi byiza tugenda tubagezaho kuri gatanu, nyamuneka ntuze gucikwa hamwe na Jesus Entertainment.